Hello, ladies and gentlemen, wherever you are, whatever you do, of course, yes, it's your boy forever, Mutoto kutoka Jerusalem, King of Sheep, Jesus wetu Rwanda, kama kawa, kama kawaida, Kiev, vous êtes ensemble au micro, soyez le bienvenu. Cyaze kabisa papa. Guys, reka nangire mbasuhuza aho muherereye hose, waba iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, ndetse no ndetse no mu mujyi wa Kigali, nakwibagiwe kandi nawe uherereye mu ntara ya gatandatu dukunze kwita diaspora, aba diaspora mwese nkunda kubasuhuza ngo shout out manigas, muri abantu b'agaciro cyane, ndetse namwe mwese muri mu Rwanda, kuko ibiganiro byacu ni mwebwe biba bigenewe kandi tubashimira uburyo mubikurikirana. Nkwibutsa ko kandi ushobora kunyarukira kuri channel ni Forever Rwanda TV, ukanyarukirayo ugakora subscribe, like and shares. Tukibutsa ko kandi buryo ukoze subscribe ni byiza ko wafungura inzogera, kuko bigufasha kubona amahirwe yo kubona ikiganiro cyacu bwa mbere, ukaba washyiraho comment ndetse ugashyiraho na like. Cyaze kabisa papa. Guys, ngira ngo murabyumva cyane kabisa, mba ntangira nyuma yo ku rwego hejuru, kubera ko ewane inkuru mba maze niyo ntago ibisanzwe. Ngira ngo murabizi cyane, Miss Rwanda yagarutse guys. Miss Rwanda yagarutse, ubwo duherukana ndi kubabwira abakobwa batatu bashobora kuvamo abanyamahirwe bagomba kwerekeza muri bootcamp rugikubita, ariko uyu munsi noneho ngarukanye inkuru ivuga iti abakobwa 20 berekeje mu mwiherero cyangwa se muri bootcamp. Ushobora kwibaza ngo abakobwa ni abahe? Twibutsa cyane rero, ku mwanya wa mbere hagaragaraga umukobwa wari ufite amahirwe cyane 100%, kubera ko yari afite amajwi menshi cyane byamuhesheje itike rugikubita, nubwo yamanje guca imbere y'akanama nkemurampaka, ariko byasaga nk'aho 100% byabaye confirmed ko yabonye amahirwe. Uwo nta wundi ni Kelly Ruzindana, ngira ngo muramuzi. Ahangaha rwose erakubwira ati ele birumvikana cyane kabisa, kuko ewana uyu mukobwa yagiye agarukaho cyane mu bitangazamakuru, ubwo byavugaga ko ashobora kuba akundana n'umuproducer ukomeye cyane mu Rwanda, Ele cyangwa se Element. Hano ngaha sana akaba yakomeje kwigarurira abantu, imitima y'abantu kabisa, yerekanye igikundiro cyinshi cyane, na hari igikondo muri Expo kabisa, yerekanye ko ari hejuru cyane. Uyu mukobwa rero ngira ngo ubwiza bwe murabuzi cyane, kuko ntashidikanywaho, ntago ari uwari wese wabushidikanyaho, kuko ni mpuzamahanga n'abanyamahanga barabizi cyane rwose, barabuzi kuko bagiye barabimbwira bati uyu mukobwa kabisa ewana ararenze, abahinda, abanyamerika bose barabimbwira. Twihuse cyane rero kabisa, ku mwanya wa kabiri hahitaga haza umukobwa wabiciye bigaciro ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo muramuzi nawe babwiye cyane, yitwa Nshuti Muheto Divine. Muheto ababwira ati rwose njyewe nabavunira umuheto rwose njyewe tino baranzi kabisa, njyewe ndazwi. Uyu nguyu rero akaba ari nimero 40 nk'inshuti Muheto Divine, akaba yakomeje kwigarurira icyubahiro cyo kuba yari afite igikundiro cyinshi muri media ndetse no mu bantu. Twihuse cyane kandi, umukobwa wahise wongera kugaragara ku rutonde rwo kuza mu banyamahirwe, noneho hano ngaha akaba ari kwerekeza muri bootcamp. Nta wundi ni nimero 70, ariwe Uwimanzi Vanessa. Uyu nawe muramuzi cyane, ni mwiza cyane, ntabwo bishidikanywaho. Hahise hagaruka kandi umukobwa witwa ariwe nimero 3 ni Bahari Ruth, nawe ahita avuga ati njyewe rwose ibyo nakoze birahagije kugira ngo mbe najya muri bootcamp, kandi wabona ko afite icyizere cye ntabwo cyaje amasinde. Twibutse cyane, hahise haza nimero 69, ariwe Uwimana Marlene. Cyakoze uhita uvuga ati Imana irarema. Hahise noneho bahise babona kuko Marlene yinjiye cyane imbere, bahise bakoma amashyi cyane abafana, avuga ati umukobwa arabimerita kabisa, afite ubwiza budashidikanywaho n'uwo ari we wese, nta mu Rwanda ndetse no hanze. Twese cyane rero hahise haza nimero 10, ariwe Ikirezi Musoni Kevin. Abakobwa uribaza ati abakobwa babaga inaha, babaga mu Rwanda cyangwa wenda babaga hanze, bakaba baraje Miss Rwanda rwigeze, ariko baba bahari guys, baba bahari, ahubwo bagaragara bikenewe. So hahise haza nimero 38 ni Mutabazi Isingizwe Sabine.
uyu nguyu ngira ngo murabizi cyane, yagarutsweho kenshi cyane mu majwi ubwo yakundaga guhatana na Muheto, ubwo yazaga ari uwa kabiri, Muheto akongera akamucaho gutyo birangira Muheto amwigaranzuye, aravuga ati njyewe burya kuvunira Muheto n'iki njye sinkina, amuciyeho gutyo. Ariko uyu nguyu nawe kubera ubwenge bwe budashidikanywaho n'ubwiza bwe, yahise aza mu bakobwa 20 bagomba kwerekeza muri bootcamp. Twibutsa cyane nimero 23 ni Kalila Leila Franka. Uyu mwana afite amazina yo ku rwego rwo hejuru cyane, byumvikana ko rwose ni na mwiza, muri kubibona ku screen yanyu, yaba ukoresha machine cyangwa se iPhone cyangwa Android, zose nta kibazo, mugomba guhita mubona. Twibutsa cyane umukobwa wa se wongera kwerekana ko afite uburanga, ntayavuga ati reka nze muri bootcamp, ni nimero 37 ni Marie Magnifica Uwikuzo. Guys cyase kabisa papa, ngira ngo murabyumva cyane kabisa, swaga zo ni nyinshi cyane kubera abakobwa bateye ubwoba cyane, ni ibikoko ntago bavugirwamo. Gusa si ukuvuga ko n'abandi nabo batari beza, ahubwo abangaba babashije amahirwe cyane no kuba bigaragaje neza imbere y'akanama nkemurampaka. Twibutse cyane kandi nimero 25 ni Kayumba Darina. Uyu mwana azi igifaransa cyo rwego hejuru, we ahubwira ko izina rye atari Kayumba Darina, ahubwo ngo ari Kayumba Darina. Aho kano kahe niko kabi guys, niko kabi kubera ko uyu mwana afite ubwenge budasanzwe, bisibye kuba ari na mwiza. Ngira ngo n'amafoto ye murayazi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane nka Instagram, yagiye akunda gutrendinga cyane. Uyu mwana kabisa arabikwiriye. Twibutse cyane ni nimero 55 ni Umurerwa Bahenda Arlette Amanda. Guys uyu mukobwa ngira ngo afite amazina agera kuri 4, kandi ubwiza bwe ntashidikanywaho, ubwenge bwe rwose ubwenge bwe ari hejuru cyane. Twese cyane guys. Nimero 23 ni Marie Merci Kazeneza. Guys uyu nguyu ngira ngo muramuzi cyane, yagiye avugwa cyane kubera muyoboke, yagiye akunda kumamaza cyane. Uyu mukobwa ngira ngo uburanga bwe buri hejuru cyane, kubera ko ni n'inshuti ya Muheto, so barakundana cyane kuko bose ni nabeza kandi bafite n'ubwenge. Ngira ngo uyu mukobwa muzamwitegereze cyane, burya amaguru ye ni ntagereranywa, ashobora kuba ari mu bakobwa bafite amaguru meza muri iki gihugu guys, afite amaguru yo ku rwego hejuru cyane. Twibutse cyane ni nimero 53 Umuhoza Emma Pascaline. Guys uko mise nseka man, mise nseka kuko uyu mukobwa yiyamamarije mu ntara y'Iburasirazuba, ngira ngo muramuzi cyane. Uyu nguyu akaba ari n'umunyamideli ukomeye cyane, akaba aba no muri Kigali Protocol. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane, ubwiza bwe ntagereranywa, ngira ngo muramubona aho ngaho ku screen. Umukobwa mwiza kabisa, ufite inyuma ugenda azunguza kabisa, ugahita uvuga uti cyaze. Inyuma h'uyu mukobwa ntabwo hashobora gutuma yarata kujya muri bootcamp, ngira ngo atari byo gusa, kandi na mwiza hose ngira ngo urabibona ukuntu aseka. Uyu mukobwa afite ubwiza buri hejuru. Guys twiza cyane kabisa. Hahise haza umukobwa nimero 27 ni Keza Mauricia. Uyu mwana cyakoze ni keza koko. Mani burya hari igihe umubyeyi akwita izina rikagukurikirana, burya yavangosha nta kwanga kwita, nabari kuyungu bamwise izina ryiza cyane kubera ko bamwitegereje bavuga ati uyu mwana ni mwiza koko, ati ni Keza Mauricia. Twibutse cyane guys, nimero 48 Salo Amanda. Salo Amanda ngira ngo muramubona cyane kabisa, n'umukobwa w'imibiri yombi cyangwa se wirabura mukunda, ariko ufite ubwiza butashidikanywaho guys. African beauty. Guys, black is beauty kabisa. Wibaza uti umukobwa koko yabaga inaha cyangwa yari yifungiranye ahantu kugira ngo saza akora ibitangaza, ahita akora amashitani. Twise cyane ni nimero 28 ni Keza Melissa. Ngira ngo abakobwa bose bitwa ba Keza ngira ngo ntibeza kuko bidasubirwaho, kuko uyu Kaze Melissa burya na Melissa ariko hejuru cyane guys, ni mwiza.
twihuse cyane rero kabisa guys, uwo yari nimero 28 akaba ari Keza Melissa, ngira ngo murabibona kuri mbere ya telefoni zanyu cyangwa se na mashini zanyu, murabibona ko ari umukobwa mwiza cyane ufite ubwiza budashidikanywaho n'uwo ari we wese. Twese cyane uwo ni nimero 43 ni Nkusi Linda mu mazi ahangaha kabisa. Zaba Miss Dikora agahita akubwira ati ewana njye mba narahisemo neza byatari, njye mba mbizi ko umwana wanjye agomba kuzakora amashitani. Twika amagini rwose yimanukira ahangaha ahita avuga ati njye ino barananze njyewe. Twihuse cyane rero kabisa guys, ukurikiyeho akaba ari nimero 37 akaba ari Mulinga Jessica. Ariko Imana igira neza we ariko Imana ni nziza kandi Imana ikunda babandi nkavuze, Imana ikunda babandi, ikunda abagabo. Ngira ngo murabibona cyane kabisa ko bayeritaye ku bagabo igativuga tereka ndeme Mulinga Jessica. Uyu mwana ni mwiza cyane guys, ubishidikanyaho rwose uvuga ko atari mwiza njyewe antera ibuye, ngiye ndidekaraye kabisa ndavuze uyu mwana ni mwiza njye mu ntera ibuye ubishidikanyaho. Twihuse cyane cyane kabisa guys, ukurikiyeho ni nimero 42 akaba ari Ndahiro Mugabekazi Queen. Ibaza ariko uyu mwana ni umugabekazi akaba n'umwamikazi, ibaza ariko uyu mwana afite ubwiza budasanzwe budashidikanywa n'uwo ari we wese hano inaha ndetse no mu mahanga iyo agezeyo bahita bavuga ati uyu mwana ntabaho rwose, mu Buhinde, muri Amerika, muri Swaziland, hehe hose. Si aba bana ngiye ndibaza koko guys, aba bana babaga mu Rwanda cyangwa bavumbutse vuba, cyangwa se burya mu bigo by'amashuri yabahishe byinshi kuko aba bana barigaga basoje vuba abenshi. Twihuse cyane cyane ngira ngo muramuzi cyane, yaratrendinze cyane. A1 uyu nguyu afite ubumuga bwo kutavuga no kutumva, akaba ari nimero 68 ni Uwimana Janet cyangwa se umwite Jeannette. Cyaje kabisa papa, ngira ngo uyu nguyu muramuzi cyane kabisa, hariya yagiye agaragaza ubwenge budasanzwe, avuga ibintu bitandukanye cyane. Ubwo nimugoroba ya convince aba judge bagahita bamubwira ati cyahaze uradukonvinsinze kabisa, ugomba guhita werekeza mu mwerero rugikubita nta gushidikanywaho n'uwo ari we wese. Ngira ngo abafana bo bari benshi cyane ku buryo uyu mwana ari we wagaragaje abafana benshi ku rugero rukomeye cyane kurenza undi uwo ari we wese guys. Ngira ngo abo nibo bakobwa 20 bidasubirwaho berekeje muri bootcamp bavuye muri 70. ubwo 50 munabyumva nabo bahise basubira iwabo, bagiye gucuruza inyanya, bagiye gucuruza ibishyimbo n'iki. Ariko guys ntago ari kuvuga ko nabo bari babi cyangwa se nta bwenge bari bazi cyangwa se nta muco bari bafite. aba bana bandi ikibazo kibayeho wenda ni amahirwe make, ariko nabo babimeritaga. Abana nka ba Patricia, abana nka ba Parfine, ni benshi cyane. Ngira ngo mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu ni Forever Jesus kama kawaida, akaba ari njyewe wari uhakobereye. Ngira ngo murabizi ko intego zanjye ari ukubabwira ibyo amatwi yanyu atigeze yumva, nkanabereka ibyo amaso yanyu atigeze abona guys. Cyaze kabisa papa, munyarukire kuri channel mukore subscribe, like and share, dukomeze tuhabane, mujye mu bari munini w'abantu dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri Forever Rwanda. Ngira ngo guys ndabakunda cyane aho muherere hose, mukomeze mudushyigikire cyane, mudusupporting haba mu buryo butagaragara ndetse n'ubugaragara, ku buryo tuzakomeza kuhabana, tugakomeza kubagezaho ibiganiro byiza kandi biryoheye amatwi ndetse n'amaso. Ciao ni Forever Rwanda.